abantu hafi ya bose ku isi bakoresha imbuga nkoranyambaga za WhatsApp, za TikTok, za Instagram, za Twitter cyangwa X, na YouTube. Izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se izo platform zifite akamaro pe, zifasha abantu guhura, zifasha abantu kungurana ibitekerezo, abantu bazikoresha business, bazitangariza amakuru, kumenyeraho amakuru, ziranezeza, gukora gaming, ibintu byose ni byiza. Muri rusange urebye wabona ko umubare munini w'abantu ku isi ukoresha imbuga nkoranyambaga maze kuvuga hejuru, ariko rero siko bose bazikoresha neza, ndetse hari n'abashobora kuzikoresha nabi batabizi. Aka kanya rero nagira ngo tuganire cyangwa se mbakebure cyangwa se mbibutse ko imbuga nkoranyambaga kuzikoresha ni byiza, kuzibyaza umusaruro ni byiza, ariko mugomba kwitondera n'ibyaha bishobora kuhakorerwa. Imbuga nkoranyambaga zikorerwaho ibyaha, ushobora kugikorera abandi, ushobora kugikora icyaha cyangwa se nawe kugikorera. Ese mwari muzi nyine ko hari ibintu bikorwa ku mbuga nkoranyambaga ariko bigize icyaha, ushobora guhanirwa ku buryo buremereye cyane? Ni iki rero cyiza cyo kugira ngo tubiganireho muri ya gahunda twagennye yo kujya tuganira ku mategeko cyangwa se guhana ubumenyi ku mategeko, kugira ngo umuntu abeho yirinda kugwa cyangwa se kugongana n'amategeko akazitwaza agatarabizi. Ntabwo rero nk'uko dusanzwe tubikora twinjira cyane mu mategeko nyirizina ngo dusome ingingo ku yindi, ariko nibura tubaye umurongo, nkababwira nibura ibyo umuntu akwiye kwitondera, ari nabyo tugiye gukora muri iki kiganiro ku bijyanye n'ikoresho ry'imbuga nkoranyambaga n'ibyaha bigakorerwa. Ibyaha bigakorerwa cyangwa se cyber crime, ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga. Ibyaha bifite ibihano kandi biremereye, nta gihugu kitabifite. Ku isi ibihugu byose bifite amategeko agenga cyangwa se ahana ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga. Ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga rero ni igihe umuntu ukoresha urubuga nkoranyambaga rwose yakoresheje ubwo buryo ariko agakoreramo ibyaha, aribyo ngiye kubasobanurira. Bimwe rero mu byaha abantu bakora ku mbuga nkoranyambaga, gutukana cyangwa se gusebanya abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Gutukana no gusebanya abantu barabikora, mujya mubibona, ariko n'ababihaniwe ni byinshi, ni benshi, nabo murababona, murabazi, abasitari bamwe na bamwe, kanawe kubita abasitari ahubwo abahanzi, cyangwa se abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane za YouTube. Muzi abantu benshi bagiye bafungwa cyangwa se bahanwa kubera gukoresha nabi izo mbuga. Murabazi, bagiye batangaza ibintu, ukibasira umuntu, ukamutuka, ukamwandagaza, cyangwa se ugafata ifoto ye ukayishyira ku karubanda. Rimwe na rimwe bakunda gukoresha ifoto z'ubwambure bw'umuntu ukayishyira ku karubanda, akenshi bigaruka nabi. Muri iyi minsi abantu bakunda kubikora, ukabikora uzi kuri guhima wa muntu, ukabikora uzi kuri kumwandagaza, ariko birangira n'icyaha kandi uragihanirwa. Ibyo bintu rero abantu bakora bazi ko ari ibintu byoroheje, ukavuga uti ntacyo nzakwereka, ukifata nyine ukafata ubutumwa buremereye bukomeretsa umuntu, bubabaza umuntu, cyangwa se usebya umuntu ku rwego rwo hejuru, uzi ngo uri kumusenya. Nibyo kuko kuri wowe umusenya, ariko wowe no kwikurura ibyaha, kuko nakurega azagutsinda kandi uzabihanirwa. Niyo atanakurega na leta ubwayo ishobora kugukurikirana, kubera ko urimo urakora nyine ibintu bitemewe ku karubanda. Ariko nanone twibutsa abantu ko bagomba kujya barinda amakuru yabo, bakarinda ko amakuru yabo ajya hanze kugira ngo adakoreshwa nabi. Ibyo bahora babidukangurira, leta zose zikangurira abaturage bazo kurinda amakuru yabo y'ibanga, kurinda amakuru. Ariko iyo byanze nyine nawe wabonye ibyo ugomba kubona utagomba kubona, ntugomba kubikoresha mu buryo bugamije gukorera umuntu icyaha. Nubikora umenye kuzabihanirwa.
ibindi byaha bikunda gukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, hari gukwirakwiza amakuru y'ibihuha. Gukwirakwiza amakuru y'ibihuha nabyo ni icyaha ndetse nacyo gihanirwa cyane. Ukabona umuntu wifitiye gahunda ze runaka, ufite intention ze, asize ibintu kuri WhatsApp ngo share, asize kuri TikTok cyangwa asize ahandi kuri Instagram ngo sharing, ukore share, ariko uri gusharinga amakuru utazi neza aho yakomotse, kumbi inkomoko yayo irimo ibigize icyaha cyangwa igamije kugira icyaha. Rero mujye mwitondera gusangiza abantu ibintu mutazi aho byakomotse, mutazi inkomoko yabyo, hato mutazakora icyaha cyo gutanga amakuru y'ibihuha. Ndumva icyo cyumvikana. Mugomba kwirinda gutangaza amakuru y'ibihuha, cyangwa se ibyo wumvise ukaba ugiye ku mbuga nkoranyambaga ukabura bitangaje. Ugomba kumenya ko amakuru ugatanga amakuru y'ibihuha bishobora kugiraho ingaruka mu buryo ubwo bwose, kandi ukabihanirwa. Amategeko ababikiye ibihano byinshi abantu bashobora gukora ibyo bintu utitaye ko ari icyaha, ariko umunsi ushobora kubikora ukabona ntakurikiranwa, n'undi akabikora akabona ntiyakurikiranwa, ariko umunsi byazagaruka. Mwibuke ko ikoranabuhanga cyangwa se rirabika igihe kirekire. Ujya kubona ukabona kugorora ibintu wakoze mu myaka n'imyaka. Mugomba rero kwitonda abantu mu gukurikira. Ni amahirwe ko bamwe dukurikira tukajya tubahaye amakuru, kuko nyine abenshi ntibabyitaho, bumva ari ibintu biri aho byoroshye, ariko birakomeye. Abantu bagomba kubyitondera. Ushobora kubyandika ukabisiba, ariko mu by'ukuri ntubisibye, biribika mu maseriveri. Hari seriveri udashobora gusiba. Ariyo mpamvu umuntu agomba kwitondera ibintu ashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ari gukoresha nabi amafoto cyangwa amashusho y'abandi bantu batabwa uburenganzira, privacy violation. Ugiye ahantu urafotoye, urinjoyinga mu kabyiniro cyangwa se muri ahandi hantu muri prive, cyangwa no mu rugo n'ahandi hantu ari hose, ufashe ya foto wafotoye abantu batabikwemereye, uyishyize ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyishyizeho ugambiriye kubangamira ba bantu. Icyo gihe byanze bikunze ushobora gukurikirana uwo bibangamiye, uwo byagizeho ingaruka ashobora kugukurikirana kandi babihanirwa. Rero muzirikane ko nubwo wafotora ifoto uri kumwe n'abantu, si byiza kuyipositinga cyangwa kuyishyiraho utabanje kubabaza. Abantu bose bakora ayo makosa, twese turayakora. Yo kuba ufite ahantu uri, ubonye okazi yo kubana n'abo bantu, cyangwa se ubonye okazi yo gufata ifoto y'abo bantu ariko ukayishyira ku karubanda bataguha uburenganzira, cyangwa video, burya mujye mumenya ko ari ibyaha. Uwo byabangamira cyangwa bikagiraho ingaruka afite uburenganzira bwo gutanga ikirego. Ariko simbashishikariza ngo mutangire mu bishake mw'indonyi, ngo wagize gute mutere umuntu ubwoba. Ikiriho nuko bitemewe gutangaza cyangwa gushyira ku karubanda ku mbuga nkoranyambaga amafoto cyangwa amavideo y'abandi bantu bataguha uburenganzira. Ubwo ni kuvuga ku bantu basanzwe, ariko iyo bigeze ku itangazamakuru cyangwa gukora itangazamakuru, baza amategeko abihana, nabo bahita babyumva. Ariko abantu basanzwe bakora umwuga w'itangazamakuru cyangwa se badafite ubundi bumenyi buhagije mu gutangaza ibintu cyangwa inkuru, cyangwa se bo bamenye ko gufata ifoto y'abandi ukayishyira ku karubanda ugamije kubabaza wa muntu, ibyo ni icyaha. Iyo kureze cyashyirwa guhama, urabihanirwa cyane, ufungwa, ugacibwa amande. Icyiza rero no kubyirinda kugira ngo tujye dukora ibyaha, kuko nyine birimo byinshi, nuko abantu batabikurikirana, ariko birimo byinshi. Hari gukoresha imbuga nkoranyambaga mu guhohotera abandi. Guhohotera abandi birimo kubatera ubwoba, kwandikira umuntu ubutumwa bumubabaza, mukasa, kuvuga ati namwemeje, namwandikiye message, wamwandikiye ugatangira kuyishyira, mbese ukamwandikira ku rubuga nkoranyambaga ari kumwibasira, kwibasira umuntu. Ibyaha byenda kugenda bisa
nubwo bigenda bishyirwa mu byiciro bitandukanye, ariko guhohotera umuntu ku mbuga nkoranyambaga birimo nyine ubwo butumwa ushobora kwandikira umuntu ukabushyira ku karubanda, nyine buri wese akabibona ko wamwangije kabisa, kandi birakorwa hanze aha ngaha bikaba trendinga ngo runaka yanditse ibi bakabikomantaho, bikaba hererekanijwe bikwiriye isi yose mu minota mikeya. Uwo muntu rero urimo uhohotera kugira ngo bikunze, iyo wanditse ibintu nk'ibyo ufite n'ibintu ugamije ariko yashatse akakurega, umenye ko ibyo bintu uzabihanirwa, amategeko afite ibihano yaguteganirije. Hari ukwiyitirira abandi ku mbuga nkoranyambaga bijya bibaho, ugasanga umuntu agiye afunguye konti ya Facebook mu mazina y'undi muntu, y'umuntu ashaka kwibasira, ugafungura konti mu mazina y'umuntu ushaka kwibasira, warangiza nyine ugashyiraho n'ibintu bizatuma yibasirwa. Wa muntu ukagira ngo niwe ubikora ariko byakozwe nawe. Iyo bikurikiranywe rero bikazasanga byarakozwe nawe, byanze bikunze urumva ko ugomba kubihanirwa, kuko watumye umuntu aterwa icyizere cyangwa se akurikiranwaho ibyaha kandi atariho. Ibyo rero abantu barabikora ariko bamenye ko ari ibyaha, kuko n'ubundi ababikora kenshi baba bagamije gukora ibyaha. Hari ibintu byinshi ushobora gukora, ugahindura amazina, ukiyita undi muntu, ugashyiraho n'ifoto ye ku rubuga nkoranyambaga, ariko mu by'ukuri atari we wabihimbye, ukabyitirira ugakora ibyaha, ukagira ngo ntibizamenyekana. Ariko ikoranabuhanga ukuntu rimeze, bakurikirana cya gikoresho cyabikoze, niba ari computer, niba ari telefone, ushobora kumenya ngo kiri hehe, byakozwe ryari, byakorewe hehe, bagasanga bakazakugeraho. Ibi byose rero abantu bakora bazi ko ari ikibuga kiri free, kitagera mu butabera. Abantu byitondere cyane cyane ababa bagamije gukora ibyaha ku bandi bantu, kuko umuntu rwose yakoreka. Hari gukwirakwiza amashusho cyangwa se filime z'urukozasoni, porunogarafi. Hari ibiba byarakozwe n'abandi, hari n'ibyo abantu bakora ku giti cyabo, ariko ibyo byose kubikwirakwiza ni bya bintu twavuze byo gukora share cyangwa guhererekanya ibintu. Nawe ushobora gushiduka wakoze icyaha cyo gukwirakwiza filime z'urukozasoni. Ibyo abantu rero batazi ku ikoranabuhanga ni uko ugenda ubitanga, nawe ujya mu mubare w'ababitanze. Ushoboye kubikontorora, ababishinzwe babona ko nawe wabikoze, kandi ntibamenye icyatumye ubikora. Ushobora kubikora uvuga ngo yego nawe reba, ariko kumbi ubihaye nawe arabiha abandi, mugende mukora share. Ibyo rero ni ugukwirakwiza, kandi gukwirakwiza biba bigize icyaha. Kubera iki ibintu bigize icyaha abantu babikora, babireka? Niba ubona ari ibintu ukaba uzi ko ari ibintu bishobora guhanirwa n'amategeko, wibitanga, bibikwirakwiza, kuko ushobora kwihanirwa rwose. Noneho iyo biri ku bana rero, ari ibyakorewe ku bana, ibihano byikuba inshuro nyinshi. Ku bana ho baba barinzwe cyane na bya bintu byose twavuze bikorewe ku bana, igihano kiba ari kinini cyane kurusha uburyo busanzwe. Ariko icyo umuntu yakwirinda, niba ubonye amashusho runaka ukayakwirakwiza cyangwa amafoto, ariko akaba ari yayandi afite aho ahuriye n'urukozasoni, irinde kuyakwirakwiza ugamije, kuko uzasanga warakoze icyaha kandi biguhama uzabihanirwa. Hari abakora ubugambanyi cyangwa se iterabwoba, bigiye bibaho abantu bifashisha imbuga nkoranyambaga, akaba azi ko atazamenyekana, ariko ibyo akenshi bikunda gukorwa kuri bafitanye ibibazo na za leta. Kwifata akajya ku mbuga nkoranyambaga akavuga ibyo agomba kuvuga byose, akagambana, niba rugambana akashyiramo abantu amacakubiri, akabwira abantu ibintu bijyanye n'amacakubiri, bikangurira abantu kwinjira mu macakubiri ayo ari yo yose. Ibyo bintu imbuga nkoranyambaga zirabibika, kandi umunsi umwe uzabyishyura. Icyiza rero ni ukwirinda ibintu nk'ibyo, kuko
byanze bikunze uba urimo urakora icyaha. Gukangurira abantu amacakubiri, urimo urakora icyaha. Kandi ingero zirahari z'abantu bagiye babizira, z'abantu bagiye babihanirwa. Kuki se umuntu yabikora? Ushobora kubikora uzi ngo nibereye mu nzu, telefone ni yanjye, nta uzamenya ko nabikoze, cyangwa telefone ndahita nyihindura. Ariko inzego z'iperereza ziba zifite ubuhanga cyane bwo kumenya gukurikirana uko ibyaha bikorwa n'ababikoze. Icyiza ni ukubyirinda, kuko nk'uko nabibabwiye, ibisaza zirabibika imyaka n'imyaka, ukazajya kubona ukabona wenda utakinabikora, warabaye n'umuntu muzima, warabaye umuntu mwiza, cyangwa se warabonye pozisiyo nziza mu tuzi, ukabona bakuzaniye ikintu wavuze mu myaka nka 20 mu bintu cyagiye bakoze icyaha. Icyiza ni ukubyirinda. Ingaruka zo ni nyinshi rero, ingaruka nyinshi ku bashobora gukora ibyo byaha byo ku mbuga nkoranyambaga. Ushobora guhanwa nyine ugafungwa, ugacibwa amande. Niba wabikoreye kuri YouTube cyangwa wabikoreye kuri Instagram, Facebook, konte yawe cyangwa se ikigo cyawe gishobora guterwa icyizere, gishobora no gufungwa, konte yawe igafungwa, igasibwa. Nimwumva konte zisibwa bakayisiba burundu, kandi wenda yari gutunze, yari gufitiye akamaro. Icyiza rero ni ukwirinda gukoreraho ibintu bishobora kuba icyaha, bishobora gukurura icyaha, aho umuntu agakora ibintu byemewe, cyangwa se na mbere yo kugira icyo ukora manza utekereze, ugishe umutima inama, ugishe n'abandi inama, ibintu mbikoze nta cyaha kirimo. Rero ndabashishikariza cyangwa se ndabibutsa kwirinda kujya mukorera ibyo mushatse byose ku mbuga nkoranyambaga zanyu, telefone zanyu, za WhatsApp zanyu, za Facebook, za Instagram. Ni ibyanyu nyine, ni konte zanyu, ariko ntushobora gukora ibyo ushaka, kuko bifite ukuntu amategeko abiteganya nk'ibyaha. Cyane ko ibyo bintu usizeho, reka tuvuge nko ku mashusho y'urukozasoni, biba biri bugere ku benshi ndetse n'abana, biba bishobora no kugera no ku bana. Byangiza rero sosiyete z'abantu, ku buryo ariyo mpamvu leta ziba zarasizeho amategeko abihana. Ariyo mpamvu umuntu agomba kubyitondera kugira ngo bitazagwindukira icyaha. Ndabashimiye rero ko mwadukurikiye, kandi mukomeza kudukurikira. Turabibona, tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bimeze nk'ibi ngibi, bibahugura, bibibutsa, kuko bamwe ndetse mufite n'ubumenyi buhambaye, ariko ni ukwibukiranya. Hari ntabwo umuntu yamenya byose. Icyo nababwira uyu munsi ni uko ku mbuga nkoranyambaga abantu bagomba kwitondera ibyo bakorera, kuko bishobora kuba ibyaha. Amategeko arahari abihana, amategeko menshi mpanabyaha mu bihugu hafi ya byose haba harimo n'ibihana ibyaha bikorwa ku ikoranabuhanga, kuko ikoranabuhanga rirakataje cyane, riratera imbere. Ariyo mpamvu ibihugu bigenda bishyiraho amategeko ahana ibyo byaha, kugira ngo birinde cyangwa barinde sosiyete z'ibihugu byabo. Murakoze. naho ubutaha mbashishikaje gukurikira ibindi biganiro bizakurikiraho, nabyo birimo inyigisho nziza mukeneye. Murakoze cyane.